mbere na mbere twebwe tucyumvira iryo zina ry'inkera y'abahizi nta ntore zo kubyina dufite turabwira tuti twebwe ibyo dukora dukina umupira w'amaguru baratubwira ati ni irushanwa ry'umupira w'amaguru n'umuntu tubwira ati ryitwa inkera y'abahizi ariko muri kumvira iryo rushanwa ryitwa inkera y'abahizi icyo wenda turakirega turavuga tutereka tubyubake turababaza tuti amakipe arimo nayahe sibyo amakipe ari muri iryo rushanwa nayahe iryo rushanwa rizatangira ryari batubwira ko ari tariki 17 z'ukwezi kwa munani aribwo bigomba gutangira turavuga tuti okay nta kibazo amakipe arimo sasa nayahe batubwira Azamu za Vipers na Power Dynamos turabwira tuti tuve gukina na Yanga tuze gukina na za Power Dynamos tumare gukina na Yanga tujye gukina na Vipers turabwiye tuti rero twebwe uburyo ibintu byacu bipanze turabona kuza gukina iryo rushanwa twaba dukoze inzira isubira inyuma turabwira tuti cyakoze niba mushaka brand Rayon Sport hari amahitamo abiri twari yabahaye niyo baruwa turi irimo irarangira ubu ngubu bari kwikoraho hari amahitamo abiri turashaka kubasubiza mu buryo buri officiel ihitamo rya mbere kubaha abaterengeje imyaka 20 ba Rayon Sport bakajya muri iryo nibo bakeneye amarushanwa niyo mahitamo byibura niba batwandikiye bashaka umukino wa gishuti bashaka brand Rayon Sport kugira ngo binjize abafana benshi muri stade turaba baterengeje imyaka 20 irindi hitamo rya kabiri turabaha Rayon y'abagore nuko baravuga ko competition yabo ngo ari y'amakipe yatwaye ibikombe dushaka iki ko nta gikombe twatwaye reka tube Rayon Sport y'abagore niyo twaye cya champion ikeneye kwitegura n'amarushanwa mpuzamahanga turabaha abaterengeje imyaka 20 cyangwa tube Rayon Sport y'abagore bive mu nzira ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire reka nkubwire ngo wowe wakuze subscribe uragaciro kuri twe nawe utarakora subscribe ukora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe munyemerere tugaruke ku magambo akomeye cyane aya n'amagambo akomeje kuva muri equipe ya Rayon Sport muri equipe ya Rayon Sport ngira ngo bakomeje kugenda bashotora equipe ya APR Football Club bayitera amagambo agiye atandukanye ni hanyuma yuko iyi kipe ya APR Football Club yateguye irushanwa ni irushanwa iyi kipe ya APR Football Club yateguye ni irushanwa izaba irimo amakipe atandukanye haba ayo muri Tanzania muri Zambia ndetse no mu Rwanda kwikubitiro ikipe ya APR Football Club yandikiye ekipe ya Rayon Sport yisaba ko yazitabira iri rushanwa ni irushanwa rizatangira kwa 17 z'uku kwa munane 2025 mu rwego rwo gutegura pre-season ku makipe ajya atandukanye ni irushanwa ririmo Simba ririmo ikipe ya Azam yo muri Tanzania ririmo KCCA yo muri Uganda ndetse na Police yo mu Rwanda AS do Kigali yo mu Rwanda ndetse na APR Football Club yo mu Rwanda ndetse n'indi kipe izaturuka muri Zambia nyuma bari bateganyije ko hakiyongeramo ekipe ya Rayon Sport yahanga ku butaka bw'u Rwanda ariko kwikubitiro ekipe ya Rayon Sport yahise yandikira ekipe ya APR Football Club ibabwira ko rwose yo nta gahunda ifite yo kuba yakina imikino ya gishuti ni ikipe ya APR cyangwa se ko idashobora kuza muri imikino ikipe ya APR Football Club yateguye mu magambo umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport yitwa Wasiri yatangaje yavuze ko we mu magambo ye ndagenda mvuga ku magambo amwe namwe yagiye avuga dore ko uyu Wasiri we yavuze ko badashobora gukina n'ikipe ya APR Football Club ngo dore ko ibi birori cyangwa se iri rushanwa APR Football Club yateguye ngo ukurikije izina baryise ngo wumva ko ari rushanwa ryo guhamiriza no kubyina ngo kandi muri ekipe ya Rayon Sport ngo nta bantu bafite nta ntore bafite zo kubyina ngo bo bakina football ntago bahamiriza cyangwa se ngo ntago babyina nkuko bagenda babivuga nkuko bagiye babikomozaho sibyo gusa dore ko uyu Wasiriwe yatangaje avuga ko gukina na ekipe ya APR Football Club ngo byaba ari gusubira inyuma mu ntera dore ko ni hanyuma yuko kwa 15 z'uku kwezi kwa munane 2025 muri stade Amahoro izaba yakubise yuzuye hari umukino wa gishuti uzahuza ekipe ya Yanga Football Club yo mu gihugu cya Tanzania ndetse na ekipe ya Rayon Sport cyangwa se igikundiro nkuko benshi bagenda bayitazira
abavugizi ba ekipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi muri ekipe ya Rayon Sport bo bavuga ko kuba bakina imikino ya gishuti n'aya makipe atandukanye arimo Azamu, Polisi, AS Kigali na APR ndetse n'ikipe muri Zambia ngo byaba ari ugusubira inyuma mu ntera, ngo dore ko bo bavuga ko bahereye ku makipe mato mato bagenda bazamuka ku makipe makuru. Rero bakavuga ko gusubira gukina n'amakipe mato n'amakipe bo bise mato ngo byaba ari ugusubira inyuma mu myiteguro, ngahubwo bo ngo urwego bariho ngo ntagarurwa gukina iri rushanwa rya ekipe ya APR Football Club. Ndetse bakomoza ko mu gihe icyo ari cyo cyose baba bashaka brand Rayon Sport mu marushanwa yabo ko bahereza abatarengeje imyaka 20 ngo cyangwa se bakabahereza ekipe ya Rayon Sport y'abagore ngo dore ko nibo bari ku rwego rumwe ngo rwo gukina aya marushanwa. Ikindi dore ko ngo iri ni rushanwa ngo ry'amakipe yatwaye ibikombe iwayo, ngo ariko ahangaha Rayon Sport yavuze ati ko nta gikombe na kimwe twatwaye, mudushakaho iki cyangwa se muradushakira iki muri ayo marushanwa yanyu. Ngira ngo ibi ngibi ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, dore ko agapingane hagati ya ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya APR Football Club ntabwo ari akanone gusa, dore ko ibi ngibi rwose bimaze igihe kitari gitoya, haba gupingana hagati ya ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya APR. Ni agapingane kamaze igihe, ni agapingane ubona ko katazigera kavaho, haba mu kibuga, haba hanze y'ikibuga, haba mu bafana, haba mu bayobozi. Wumva ko gupingana ni ibintu bisanzwe biriho hagati y'amakipe yombi, ndavuga ekipe ya APR ndetse na Rayon Sport, dore ko byakugora kubona ko aya makipe yahura mu mikino ya gishuti byanga byakunda. Ni hanyuma yuko nyuma gato yabafitanye umukino wa Super Coupe, ni umukino usahuza ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya APR Football Club. Rero ahangaha bitewe n'ubushobozi abantu benshi barabikomozaho bakavuga ko ekipe ya Rayon Sport ngo yaba yaranze kwitabira iyi mikino ngo kugira ngo itazatsindwa kare na ekipe ya APR Football Club, ngo bikaba byatuma itegura shampiyona nabi, dore ko imikino ihuza aba bombi ndavuga APR na Rayon aho bahurira ahariho hose ni umukino uba ufite icyo uvuze, ni umukino uba ufite icyo usobanuye ku mpapuro, ni umukino uba ufite icyo usobanuye mu bafana, ni umukino uba ufite icyo usobanuye mu bakinyi. Rero ahangaha rwose abakinyi n'abayobozi ba Rayon Sport banze gukina imikino ya gishuti ni ikipe ya APR kugira ngo hatagira ikosa iryo ari ryo ryose bakora bikaba ryabicira sezo ya 2025-2026. na ibyo kuvuga ko bo badashaka gukina iyi mikino, barayishaka n'ikimenyimenyi nuko bakina imikino na Etincelle, Miroplaste, Gorilla, Gasogi. Umva ko n'amakipe araho asanzwe, rero kuba babona amahirwe yo gukina na APR babaye bafite ubushobozi bwo kuyitsinda ntago rwose bazuyaza gukina nayo, babaye bafite ubushobozi bwo gutsinda Azamu ntago bazuyaza gukina nayo, babaye bafite ubushobozi bwo gutsinda KCCA ntago bazuyaza gukina nayo. Ahubwo nge mbona yuko kwa banze gukina iyi mikino ya gishuti nuko bari kwanga gutakaza hagati yayo na makipe akomeye mbere yuko sezo itangira. Kandi ikipe ya Rayon Sport ngira ngo marabizi kitunzwe n'abafana, mu gihe rero cyose yaba iri kwitwara nabi byayicira intangiro za sezo ndetse n'abafana ngira ngo abafana ba Rayon Sport ngira ngo murabazi neza ko n'abantu bamwe na bamwe batavugirwamo. Rero kwanga gukina n'aya makipe ni ukwanga kwiteranya n'abafana cyangwa se kuba birinda ko bagira ikosa iryo ari ryo ryose bakora bakaba batakaza ambiance cyangwa se bakaba bakura abakinyi n'abafana muri mudu bari basanzwemo yo gutsinda, dore ko kuva batangira pre-season ikipe ya Rayon Sport ntagiringizwe igitego mu izamu ryabo kandi nta mukino n'umwe baratakaza, imikino yose barayitsinze, haba umukino bahuye na Miroplaste, gusubiza Imuhanga, gusubiza Gorilla, gusubiza Gasogi. Umva ko dore ko no kuri uyu munsi bafite umukino udasanzwe na ekipe ya Etincelle Football Club yahariya mu karere ka Rubavu. Nshuti bakunze ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo wowe wakoze subscribe my friend uri agaciro kuri twe, nawe utarakora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubura amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.